Madagascar. Wateze indege ujya muri Madagascar cyangwa umuhanzi yakwisangiye hano mu Rwanda? Tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya MNI Muzika Nyarwanda Ipande. Ni channel izajya bagezaho amakuru n'ibikorwa bitandukanye bya MNI. Nkuko musanzwe mubizi, ni urubuga rutorerwaho indirimbo zikunzwe cyane mu gihugu, bigakorwa n'abafana bakunda umuziki ubwabo. Buno buryo bushyashya bwaje aho abahanzi bazajya binjiza amafaranga biciye mu bihangano bashyize kuri MNI Selection. Ubundi abafana b'umuziki bakaba batora umuhanzi uzajya ugira amajwi menshi cyangwa amanota menshi, nyuma y'amezi 3 azajya ahembwa miliyoni 2. Umuhanzi wa kabiri ahabwe 700,000, umuhanzi wa gatatu ahabwe 300,000. Murumva rero no umusanzu ukomeye cyane ku bahanzi, ndetse bikaba n'inshingano zikomeye ku bafana b'umuziki nyarwanda. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutangirana n'ikiganiro tujye kugirana n'umwe mu bahanzi bafite ibihangano muri MNI Selection y'uko kwezi. Akaba nawe wundi, akaba ari umusore uririmba injyana ya gospel, niba ari injyana sinzi ariko ni gospel. Akaba uyu munsi yaje kutureba kuri MNI aho yaratuzaniye n'ibindi bihangano bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kumukoresha interview, tukaganira nawe akatubwira byinshi kuri we ndetse no ku muziki we. Nagira ngo natinze mu magambo cyangwa nayizimbyemo, mereza umwanya umuhanzi wacu turi kumwe uririmba injyana ya gospel atubwire byinshi kuri we iby'ingenzi, ibindi turaba tubimubaza nyuma. Murakoze cyane, ndabasuhuje mwese. Anasuhuze neza ariko ubundi. Nitwa Joshua niyo buhungiro, ndirimba gospel nko yarabivuze, kandi hari indirimbo nyinshi mfite ku rubuga rwa YouTube. No kwandika Joshua niyo buhungiro, kwandika Joshua hagati ya O na sa ushyiramo A. Joshua, ubwo urumva wagushaka yakubona kuri YouTube channel yawe cyangwa se agasura urubuga rwa MNI www.mni.rw cyangwa mu Kinyarwanda www.mni.rw, ukabona ibindi bihangano byinshi afite kuri MNI. Bwana Joshua, uri umuhanzi wa gospel, watangiye kuririmba gospel ryari? Natangiye kuririmba gospel kera muri Sunday school, ariko igihe nibuka nashyize indirimbo ya mbere hanze ni muri 2015. 2015. Ubu maze imyaka 4 yose muri mu ruganda rw'umuziki mu Rwanda. Cyane rwose. Muri iyo imyaka 4 yose waciye muri byinshi. Ni nk'izihe challenges cyangwa ibibazo wagiye uhura nabyo bikaba byatuma wifuza no kuva mu muziki? Challenges zirahari nyinshi. Gusa izambere nagize ntago nari nzirimo njyenyine, kuko natangiranye n'undi mugenzi wanjye yitwa Theogene, twabaga muri group bita Heaveners. Twahuye n'ibintu byinshi nko kugerageza gushira indirimbo ku mbuga zigera ku bantu benshi, bikagorana bitewe n'ubushobozi, cyangwa se ntidukora indirimbo ku rwego twifuza kuzikoraho. Nimba twari dufite 2 cyangwa zirengaho tugakora imwe, bikanatwara igihe kugira ngo zikorwe. Izo ni zimwe muri challenges zitandukanye twagiye duhura nazo. Murakoze cyane. None muri iyo myaka 4 yose ibyo bintu wagiye ucamo byose ukaba waragarutse mu muziki, ukaba warakomeje gukora uri wenyine, noneho urumva ari uzabishobora kuruta uko ari kubishobora muri babiri? Icyambere nuko ndabona hari icyizere cyo ko ibintu birusha kugenda neza. Hari support igenda igaragara mu Rwanda itarabonekaga mbere, bikomeza bidutera imbaraga zo gukomeza gukora. Iyo uvuze support umuntu ashaka kugira amatsiko akavuga ati se iyo support ni iyi. Ubundi mu minsi yashize twumvaga abapasiteri bashwana n'abakristo babo bababuza kuririmba. Iyo support uvuga ni y'abahe bantu? Support ni y'abantu nka MNI nko watangiye bivuga, kuko ndumva iri mu bintu ku giti cyanjye byanteye courage yo gukomeza,
kuko numvaga ngezaho indirimbo nazaye nzikora nkazishira hariya zikahaguma ukaziyumvira mu cyumba wawe muri douche. MNI niyo yatumye mbona ko bishoboka, ndavuga nti uzi ko burya twakomeza tukagera kuri vision twari dufite dusa naho twaretse. Muri make niyo mpamvu washyize ibihangano byawe muri MNI. Yego. None ko harimo iyi ndirimbo yawe ubundi meruka harimo amahoro. Yego. Harimo indirimbo yitwa amahoro n'ubu ngo biracyarimo. Amahoro buririmbamo iki ubundi ku muntu utarayumva wenda uburirimba iki? Yego, amahoro nkuko ari gospel nyine nayihimbye biturutse ku nkuru yo muri Bibiliya, iba muri Yohana igice cya 14:27, aho Yesu ababwira abantu ati mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, simbaho uko abise batanga. Nashakaga gutanga message ko amahoro y'Imana tuba tuyafite kandi tuyahorana, haba mu bihe byiza haba no mu bihe bikomeye. Nyuma yo kuririmba iyo ndirimbo ndakeka abakristo babaho usengera wenda barayumvishe n'abandi batandukanye, ni iyihe feedback cyangwa amakuru ya nyuma wagiye uhabwa n'abantu bayumvishe? Amakuru nagiye icyambere nuko nabikoze mu buryo butunguranye, nayishyize hanze nta muntu wundi wabitekerezaga keretse producer twari kumwe. So abenshi bagiye bavuga ati uradutunguye ariko ni byiza, bamwe bakanga kwemera ko ari niyanjye, ariko bakumva message, kumva ko nibura icyo nashakaga kuvuga bagenda bacyumva. Muri make indirimbo yawe yageze ku ntego wari uyifitiye? Si neza cyane kuko ntago yageze ku mbaga nateganyaga, cyangwa nuko itarabyara amafaranga wenda? Ntago ari icyo, ahubwo nuko hatari n'amafaranga menshi yo kwishyiramo kugira ngo igere kubo dushaka igeraho. Ariko n'ubundi byaye amafaranga ntacyo byagutwara? Yabyaye kuko n'ubundi akomeza guma muri industry gukora izindi, nabyo ni byiza. Mu minsi yashize hari abahanzi bari bakomeye bakaza bakareba indirimbo za gospel nziza zikarakundwa, ariko nyuma y'igihe bakaba bagiye ku ruhande bakareba indirimbo zisanzwe. Wowe nta gahunda waba ufite yuko mu minsi imbere twakumva wenda urapa cyangwa uririmba afrobeat? Ku bijyanye no kuririmba izindi ndirimbo, intego ni gospel, mu rwego rwo gushimisha Imana no gutanga message ku bantu b'Imana. Uretse gata abantu b'Imana ubushatse kuvuga iki? Kuvuga abantu bose muri rusange kuko ari Imana yabaremye. Hanyuma ariko bitewe n'urukundo umuntu akunda igihugu cyangwa umugabane, umuntu ashobora no kuririmba izindi zitandukanye. Ubwo uvuze izindi zitandukanye, nigeze kumva indirimbo yawe Our Unity is Our Nation. Iriya ndirimbo yari inzira yagira numvishe umurongo muri Bibiliya, buriya byari byagenze bite? Mu by'ukuri umurongo muri Bibiliya ushobora kuba utarimo ariko Imana ikaba irimo, uzayumve neza. Ariko iriya ndirimbo cyane ivuga ku gihugu cyacu, ivuga ku bumwe, ibivuga ku mahoro, nicyo ngicyo. Gusa mfite n'indi nayo nakoranye na Aina ni umukobwa wo muri Madagascar. Iyo twayikoze tuvuga ku mugabane wacu wa Afrika. Mu ruhe rurimi buriya? Twayikoze mu rurimi rw'icyongereza. Yes, rw'icyongereza. Madagascar. Wateze indege ujya muri Madagascar cyangwa umuhanzi yakwisangiye hano mu Rwanda? Yateze indege za mu Rwanda, aza kukwirebera. Tujye Musanze niho twayikoreye. Urakoze cyane. Uvuze Musanze ko ari mwakoreye indirimbo, ubundi production y'indirimbo zawe cyangwa studio ikora indirimbo zawe ubundi ni iyihe? Nta ikindi, nta studio iri runaka nahisemo, njyaho mbona bashobora gukora ibintu neza. Ariko izo nakoze za mbere nakoreye muri studio ebyiri, harimo iyitwa Top 5 Sai, n'iyitwa Ebenezer Music Studio. Icyo gihe yari hari izwi cyane Musanze. None utubwiye izo zose aho wagiye uzikorera, muri iyi minsi ubundi urateganya iki? Nkuko muri MNI ubu ngubu dufite indirimbo yawe yitwa Amahoro, uraduteganyiriza iki mu minsi iri imbere? Mu minsi iri imbere bitewe na mahirwe dufite kubera MNI, turateganya gukora izindi nyinshi, tukagerageza ko bishoboka tugatanga ubutumwa ku bantu benshi bashoboka. Ubu witeguye gutsindira ziriya miliyoni 2 nyuma y'amezi 3? Cyane rwose.
Joshua twagiye tubona mu minsi yashize abaririmbyi ba gospel bavuga yuko nabo bakeneye kuzajya bakora amakonseri n'ahandi hantu hatandukanye, hariho ababishyikiraga, hariho n'abandi bavugaga bati ngewe nta hantu nakorera uretse mu rusengero. Wowe uretse mu rusengero arahari hantu wakorera konseri? Indirimbo kuzikora cyangwa konseri umuntu yazikorera ahantu hatandukanye, hapfa kuba mu rwego rwa gospel tubona bapfa kuba bishyuye hapfa kuba tubona ko bihesha Imana icyubahiro, kandi bihesha umunyarwanda agaciro cyangwa n'undi muntu wese waba yaje. Ariko hari ikibazo urimo urakwepa, ikibazo cyo kwishyurwa. Ubundi bakwishyura aricyo byagutwarara? Kwishyura birakenewe cyane kuko ntabwo ibintu biba byakozwe nta mafaranga atanzwe. Biba ari ngombwa ko rero bishyura nubwo ari gospel kugira ngo dukomeze dushyigikire ibikorwa biri imbere cyangwa n'ibirimo gukorwa ako kanya. Uri wasohora alubumu? Hariyo nigeze gukora ariko ntago yari yanjye bwite, twari tuyifatanyije na team ya Heaveners twatangiranye, ndetse n'umuhanzi bita Ezra Joas. Ndumva twari twayikoze muri 2016, cyari concert twakoreye mu kigo cya Sunrise dufatanyije na Patient Bizimana na Ezra Joas. Ezra Joas. Okay. Sasa nashaka kubaza tunasoza wenda, nashaka kubaza ku mukristo gushyira tatuwaje ari ikibazo? Biterwa n'umuntu akenshi. Oya, nawe umaze iminsi muri Bibiliya usoma imirongo yaho, umaze igihe kinini uri umugospel, sibyo? Wowe bifata ute ku giti cyawe? Ubundi muri Matayo 7:7 niho hatubwira kudacira abantu imanza. We nangewe nyishyizeho nta gahunda yo kwishyira mfite, gusa sinshobora kubona umuntu wayishyizeho ngo mvuge ko hari ikibazo, kuko ashobora kuba yashyizeho iy'umusaraba. Hari n'abo tuzi nka Lil Wayne afite ku maso he Fear God. Lil Wayne wowe? Lil Wayne twese tuzi. Lil Wayne wo muri Amerika? Ubona afite ku maso he Fear God, so ntushobora kwireba uvuga ati uyu nguyu yarananiranye. Bishobora kuba bikora mu buryo bwo guhesha Imana icyubahiro mu buryo bwe, rero ntitwamucira imanza. Murakoze cyane. Nagira ngo turi no gusoza ubwira abantu ahantu babona ibihangano byawe, ndetse n'abakangurira kugutora niba ukeneye zira miliyoni 2 zakugwa nabi se? Yego, miliyoni 2 turazikeneye byo cyane rwose. Ahambere mushobora kusanga ibihangano byanjye ku rubuga rwa MNI nko wari wabivuze. Hari indirimbo yitwa Amahoro, ushobora no kuyumva yose. Hanyuma ahandi ni kuri YouTube, mfite urubuga rwa YouTube, ni Joshua niyo buhungiro. Joshua iyo byandika wongeramo hagati ya O na S. Aho bose bakubona. Sasa dusoza nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bari badukurikiye, yaba abakunzi ba MNI, iyo mvuze abakunzi bwa mvuze abakunzi b'umuziki, uko MNI ni ya buri wese. Nagira ngo ugire ikintu babwira usoza, hari n'icyo basaba wenda bakibasaba, ndetse n'abakunzi b'ibihangano byawe, cyangwa abakunzi b'indirimbo z'Imana nkuko tuzita bamwe. Icya mbere nababwira muri rusange, abakunzi banjye, abakunzi b'Imana, abakunzi ba MNI, nuko hari byinshi byo biri imbere. Hari icyizere ko hari ibigiye gukorwa bitewe na MNI. Icyo nabasaba no gushyigikira ibihangano byanjye, ndetse no gushyigikira MNI muri rusange, mukurikirana ibikorwa byayo bya buri munsi, kuko ifite byinshi izanye mu muziki nyarwanda. Murakoze cyane rero bwana Joshua, twizere ko ubutaha tugukenera tuzakubona. Yego rwose. Yego. Murakoze cyane.